Haya basi, nyuma ya Falpi mwenyewe tunakomeje na filime yacu bise Watching You cyangwa se ndakureba. Nakubwiye umwana weshe ubwonko bwanyu umutwe warabonye filime nka Fake Profile cyangwa se Dark Desire cyangwa se The Unspeakable Sin, Alingo Pictures niyo kuri filime kambi subiramo kandi kumwe na nyiri urugo mwakareba. Aya dutangira ko umugeza umukobwa muto uri muri isangize niba uzoba sokana Jene Kunepa n'umukobwa muto mwiza. Kureba hakurya mugenzi manza ari single abona hari abandi zimereye neza. Nakubwira uko gukora aha kureba hakurya mugenzi abona umusore Bugari ariko nawe ari wenyine. Reba filime no kutitangiye ko kukamureba undi nawe yubika amaso ariko bose bisa nkaho bose nta n'umufite umuntu bari kumwe. Sarafati ya mbere. Excuse me. Yihanganira gato. Do we know each other? Ese na twaba tuziranyara? I don't think so. Ntabwo ariko mbikeka. You just look so familiar. Ndabona afite ahantu nkuzi tu. Mugabo gasekamo. Tell the woman she looks familiar. Ntukajye utere tubesha umugore ko ufite ahantu nkuzi. Ibyo ni ibintu bya kera biguswe. Buriya abakobwa batangiye kubaza bavuga uti yarasa ku ntego nyine vuga iki kugenzura ko kujya kumbeshya ngo ufite ahantu nkuzi. A little out of practice. It's been a while. Nakubeshye maze igihe natereta biragoranye pe yaciye igihe. It's been a while. Really? Serious? Okay. Mugabo arongera museka. What you're supposed to say is that rero kamugira inama ikintu bakabaye ubwira umukobwa ari wo mu gihura. You noticed me Bakambwira ati wenda nakumenye from across the muri kino cyumba turimo cyangwa isare. here all by myself. Ujo ukambwiza ukuri ukambwira ati nandi hano ndi jyenyine nta muntu turi kumwe. And that you came over here with one thing on your mind. Urangije ukambwira yuko ndari intekerezo zakuze mu mutwe n'ize ntekerezo. You're not leaving without me? Ukambwira yuko utari butaye tutajyanye. Abasore muri iki gihe ba open ubwira umukobwa ati sister njyewe ntago nata tutajyanye. Apana ibyo kuza kumbeshya ngo ndabona afite ahantu nkuzi. Ibyo ni ibintu by'abanyakuru bacu bigoswe. Niko bimera. Abakobwa muri iki gihe abagabo barabuze aba open akakugizwa ate wana biravamo nibivamo. So what's your name? Musore ngambwira witwa n'umukobwa atangira kumbaza direct. Witwa nde? Craig. Nitwa Craig. Umukobwa azekamo. Aya. What's wrong with Craig? Izina ryanjye ikibazo cyo. Name? Izina rya Papa Craig ni izina rya kera. Oh, I'm sorry. Paul nako nubifate nabi. So, Ntacyo bitwaye. I feel like I should just be really honest with you. Rero Craig ndashaka umbere umunyakuri. Tureke ibyo kujya kwizima mu magambo. I am a little engaged. Njye nsa nkaho mfite fiance. Cyane. Yeah. Well, I'd hate to make a dishonest woman out of you. Ariko ntabwo nshaka kuza gufata umugore w'umubeshyi. You said Kuko ufite fiance. I'm an honest woman. None se ubundi ndakubwiye ko mvugisha ukuri. Wasanga ari impeta nambaye kwirinda abasore ba Kigali nta fiance. Gatinze uwo mugoroba ubwo umukobwa bari abakobwa bakorera imbere. Uwo mugoroba umwe bahuye. Hari nshaka kwereka. Atari inzu dufite y'abasore bagenzi bacu tujya tuya guhereza meyo dufite abakobwa twakoze iki twahuje. Muri abazungu barakantu bafite usanga afite ahantu agenda gakora iki agakodesha inzu yaba afite umuntu bahuje bakaza kujya kwashumika bari kumwe. Greg nta kindi cyabaye yamuzanye ku nyubako yitwa Nest Share. Ni nyubako usanga umuntu arakodesha akagato ahantu mu cyaro iyo afite umuntu Umvalina Phillips. Nagukunze. You're just me. Abasore kukimubeshya ntabwo wankunze twahuye. Reka twashumike tureke ibyo kubeshyana. We dropped the whole acting thing. It's making me jealous. Ati udatuma mfuha reka tureke ibyo kwactinga. Guess I'm not. Nakwiyumvishemo. Okay. I love you too, King. Nanjye ndagukunda Kane Katis. Kugira ngo turyoshye igikorwa akatubyita ko turi mu rukundo. Nakubwiye niba uri kumwe n'umwana please. Mubwira abasohotse. Hari abakobwa muri gihe bazi ikintu cyane nabwo ati rero tureke kubeshyana ngo turakundana ahubwo reka twashumike uyu mugoroba nuko umugoroba umwe bahuye zahise batahana. Nawe ndebere. Kumbe chaka filime yaje yatanye filime yiswe ndakureba Watching You. Iyi episode ya mbere. Kumbe uko bagakubise iryo uwo mugoroba umwe hari kamera muri ya nyubako imwe wa musore akodesha acuramo abakobwa hari kamera yazabarebaga. Bayise Watching You. Nakubwiye ngo nje kujagaraza ubwonko bwa nyuma y'iminsi myinshi aracyari midhe y'umwita da Premier for real. Ingenzi cyane aracyari da Premier the one and only. Bwatinze iminsi yaragiye mugenzi ricuma
wa mukobwa Lina Phillips akora hakuno atwara ambulance asaya mu gitondo iminsi yaragira icunoze gutandukana na wa musore nde Kane Curtis yarambeje ko twa Craig hano mukobwa ahantu habaye impanuka nkuko muzi abatwazi ba ambulance ahantu hose habaye mugenzi byago bagikorera imbere mukobwa ni shoferi atwara ambulance buri bigomba gushaka inzira hasi hejuru inda kumirwa iyo yagenda muri Sansenik na polisi ntiyayifata kuko ibizigiri mu Rwanda ko baramira ubuzima bw'umuturage ntago ari ubuzima bw'umuturage ntago ari ubuturage bw'umuzima no ubuzima bw'umuturage sasa abantu batwara ambulance usanga birira amasnacks kuko ntiyabona umwanya wo kujya restaurant. I've just had a lot of practice. Yewe ni imyitozo maze iminsi. I think I need a drink after today. Ntago twajya gusangira ko kunywa waza tugasangira. My mate just texted and I saw it. Mwana umuntu tubana nawe arankeneye. Stop to take a breath. Man ntago afata garuko tugasangira se. Hano aragasore kamutereta bakorana ariko mugenzi Lina nta mwanya bafite. Gatinze yavuye mu ijobu bafite ngo mugenzi we babana bagomba gura ngo bafite akarori. Gatinze avuye mu kazi yaje hakuno. I'm such an idiot. She even looks like me. Nabara musenzi mwana mutukisheri wanje tetara nasa nanjye. No, you're way hotter. Ako wowe icyo kikurusha abantu. From the top, tell me everything. Mbambwira buri kimwe. Nick's got his trivia piss up with the boys Umva Nick afite agasura amaze iminsi bakururana. every Tuesday. Buri wa kabiri ajya kureba. And never invites you because God forbid. Tamwe akatajya kwemba icyo muri ibyo birori by'abasore. Exactly. Except this time I know Noneho kuri inshuro that Kai's still in Thailand. abashitwe bose wari witwa Kai yagiye muri Thailand. And Jono is Jono nawe sick. ararwaye ni inshuti ye. Big. Numva bitajya kumvikana. So I turned on his phone my while he Rero nafashe telefone yawe unuza app ya My Find My. was sleeping. Next Menya haryamye. parked in Bondi. Usanga agiye mu gace ka Bondi. Had some chicks play. Yagiye mu rugo rw'agakobwa. Hell yeah. Wagiyeyo cyane. If you're gonna cheat on me, Umva rero nushaka kunca inyuma. at least have some class about it. Umva jya ubanza basi ugenda urabyigoye ukuntu baca inyuma. Maze akantu kandi kumurejya mu tujeri wako mugeza agaca inyuma. These girls. Abeshya yuko umukobwa baryamana. Ugoswe. Match. Inyatsi batanahuye. Match, bitch. Bye, hoes. Karashika yiboroke. He deserves it. Yes. He said to us. Rwose muboroke boroka karashika. Matelefone yankwereke. You know what the best revenge is? Uzi ukuntu wakwihorera? Find the hottest guy in here and take Genda ushaka umusore w'icuci wa danje, umusore ugaragariza w'ibogare. him on. Umucyure. I am so sick of it. Mva njye narabirambiwe. The small talk, the ghosting, the mid-sex. Yaba nawe rwose ugira ngo ukabona umusore muzima mukamarana iminsi. You know what? It's actually not that much better on my end. Ati njye niyo nama nakujya mwarashaka igisore mutahana bigende neza. You just had that amazing night out with Kane and I Uribuka igihe wahuraga na Kane? for a fact that the sex was good. Nibwo bakoze sex bwa mbere nawe bikakuneza kuryo waje ukanabisubiriramo. It was 2 weeks ago. Ariko ibyo ni ibyumweru bibiri bishize. And kicked down every day. Mva njyewe mbaye ndiwe najya nshaka umusore twicundeba buri munsi kuryo nakwibagiza boyfriend wanjye. How are you? None se umuntu womeze uti? Tired. Ndananiwe mvuye mu kazi. Wedding planning? Urimo urapanga ubukwe se? Every time we put a cap on the numbers, Ati yabura uko utaduhuye. Kane's mom finds like a Kane tumaranye iminsi Kane marapanga ko twakora ubukwe ariko Kane mama we buri munsi anyanya abakazi be bashyashya. you know, it's like all the other stuff too. Urumva ni byinshi cyane. Sasa amaze iminsi amenyana na Kane. Ibaze ko bamaranye nk'amezi angana ariko bashaka kuba bakora ubukwe. She might. Nyoko bukwe se murabubuza ndati cyane ni byiza. Maybe. Mana bizabinejeje. Oh, you've got to be shitty. Mana utambwira ko lecture wanye nimo ndabona. Maze nyine ibindi byinshi mukabanye. Mana ibi nabyo ndabirambiwe. Nick. Remember me? Uranyibuka? Kabonye boyfriend wako karayagara ngo bigeze ngo agacinyuma buri munsi. Ni kagenzi kande Kalena. Lina wa musore bahuye cyagiye mu mbari ngo basigiye bahuza. Bugenzi buri abazungu yo bakundanya kenshi bose bakuze arije bahita bapanga kuba baba mu nzu imwe. Hakujya bajya bakodesha amazu abiri atandukanye bagahita mu gutangira gufatanya ubuzima. Wait, where are you? Bana mugenzi Kane basigiye babana. Oh, yeah, fully on this. Oh, wait. Mugenzi maniga bayiberera no kuri bya video game. Umugabo wanjye wazaza future husband. Urimo akora ibiki? It's a shit. Musenzi arimo aratsinda abantu. Are you scared? Mugenzi ava yavuye mu kazi. Tell your boyfriend. Kane na Lina. I'm Steve. Mba abasore bawe muri kumwe kuri game nyene mwanya wanjye. Ni saje Axel turimo turavugana. Vanamo bya headset. How's Tess? Nana Tess yarameze ate. Stories. She's actually. Vaneza nkuru zisanzwe. Hope I won't be single again. Yo tambwa kongera akabasinga. Axel so ameze ate. I'm excited for his big launch tomorrow. Ati Axel aje afite launch azakora iki application bakoze. Yego. Kandi akeneye ko tuzaba duhari. Mugenzi urukundo zirahari bamaranye iminsi. Barimo arapanga na mariage ko gusa mama w'uyu musore ngo haruko atajya uza n'imgoga buri munsi. Sheri ndimo ndabara ukuboko. Yeah, I just slept on it. Mba naravunitse
You should be wearing your brace. wakaba yambara igikomo cyawe bagwaye kwa muganga And tramadol. kandi kanywe tramadol. You haven't been drinking, right? wongeye kunywa inzoga Billy. gakeya umukobwa aje kurebera imiti abona hano icyandiko kinikira Oh, uretse gatoya nothing. nta birenze. Okay, don't get mad. I was just curious. umva ntundakarire nagize amatsiko wavuga avanayo urwandiko. Real estate agent. real estate agent ni abagurisha amazu. You got past place valued. wafashe ahantu sogokuru wanjye yabaga ujya kubarisha agaciro kaho. buriya abazungu bajya kugurisha inzu ashaka abantu bambarira agaciro k'ahantu n'inzu zihari kugira ngo abe yagurisha. hasi umusore ngo agiye kubarisha iwabo kwa sekuru uyu mukobwa. And it's barely been 6 months. hey ntihaciye amezi 6 sogokuru wanjye apfuye. Been going almost a year. oya sheri n'umwaka ugiye kuzura. Lena haciye umwaka sogokuru wawe apfuye. Hey, can we get back to the kissing? wakomeza ukansoma basi. oya mamaho wowe urajya kubarisha iwacu ngo ujye kugurisha utanambwiye. mugenzi Lina agenda ababaye. maniga barimo barapanga ku bana bivuze ngo ibintu byose bisa nkaho bahuje nta kibazo cyaba kirimo. ntibwatinze hano hari mushuti wa mugenzi witwa ngo Axel ngo afite ngo application ngo ashaka launchinga bagomba kwitabira ngo yitwa Forge Fit. mugenzi mu buryo abantu bakumenyeza gukora siporo nyine afite application ikajya igufasha gukora kitozo uri muhira. bwatinze nabo bagomba kuza kuri launch yiyo app aho baza munsi mukuru nk'abandi. Look nice. urasa neza sheri. You said that. ibyo wabimbwiye I also said I'm sorry. ariko nanakwatsa imbabazi sheri wikomeza kurakara. tujye mu munsi mukuru w'abandi bamaranye igihe iminsi baza kwereka bari kumwe. nakubwiye niba uzi kuri bwatinze hano dore iyi application mugenzi wabo ngo agiye kuba yashyira ahagaragara yitwa Forge Fit cyangwa FF. Hey. hano nyagasani bite Is this an app launch or an launch? app launch yabaye nziza kabisa. Clay ari he Check out the Insta bitches. bariya abakobwa bo kuri Instagram Insta bitches nabo babaje ari benshi. maniga atangira hano kubaruta uyoga kandi aranarwaye. What do you think? aba besto bimeze bite? It's yours. ni Tess na Clay ndetse na Lina. Wow. mana ni byiza. Gucci. Thank you. uyu munsi mwalonche inzu urakoze. But it's a bloody shit show. Everyone's mana yishoye mukanya nabitangiye gushoya birabire birenze. The app, sign up as many people as you can. ati mudownloading iyi application musigning up abantu benshi batandukanye muyibasharinge muyibamenyeshe. Hi, cutie. bite abeza kumbe na Axel navayo simwana kwambaye ibikote nk'iby'abasaza reka wakintu. What is this? all in ibi her. ni ibiki Clay umugabo wawe wamwambitse ibiki What's that in your? bakwaberewe. Come on, Mom. It's a party. Sarah wambaye urimo uranywa ibiki What? Clay Axel said that. Axel utandega Circulate. Axel ni umugabo wa nyina wa Kazala. Kiss me. Not the sheri oya nta mpamvu yo gusomana ntangura make up uretse gatumana ntiyemerewe inzoga. Love to. Fine. Hang. yewe kamujyane gatoya Aynen. sheri mu minota 10 Girl. ntacyo jyana na mushito yawe ntacyo mujye gusangira. I'm gonna need a top up. You gonna be okay? umva wibirakarira muraza kumera neza. Go. genda muri kumwe n'abandi bakobwa nta kibazo. uyu mukobwa Lina ni umukobwa n'abakobwa usanga bifitiye akazi kabo utamusanga mu bintu by'amabuwate usanga ari wenyine amasaha yose aba ari gutegereza akazi. sasa Axel nta kindi cyabaye azana hakuno maniga we Kayini Ready? mwana uraza kubikunda bro weno hakunini. Holy shit. wow mbega studio keza. I better you. ati irememo umuntu urenza Forge a better you. You know the boys at the station are gonna have a field day. ati rwose abasore bo ku masitasiyo menshi bafite field day. bari hakuno baraganamo ntibamufite na Axel na Kayini. You, if you want it, mwana uyu akaba ari wowe niba ushaka waza tugafatanya uyu mushinga. take a punt. mwana ishaka ibyo ukunda bari cyo ukora. And you are sitting on a gold mine. hano waba wicaye ku kirombe kuri gold mine. You take my advice. Lead it. umva inama zanjye mwana. hari ahantu sawa sogokuru wa Lina ushatse wahagurisha bifata ate. Did. Didn't go down too well. uriya mukobwa yamenye ko ushaka kugurisha nagiye kubarisha aho sekuru yari atuye ariko ntabwo yabyakiriye neza. Ah, she'll get over it. naharaza kubyibagirwa abandi. What else has been going on? nese ubundi bimeze bitasanzwe. Just work. Wedding stuff. mani ndimo ndakora akazi kanjye ndimo ndategura ubukwe na Lina. You set a date? washyizeho itariki se y'umunsi w'ubukwe. Nah, she won't commit to anything. urumva umugore wanjye ntabwo arakonfirima Lina umunsi itariki y'ubukwe. okay You're lucky. She's still grieving. erega uriya mukobwa mugenzi ntabwo ariyakira aracyarisa nkaho akirimo aribuka be. Just give her a beat. banza umuha agahenge abanza yibagirwa iby'urupfu rw'iwabo. You want to spice things up again? kandi niba uriya mukobwa nawe ubona ibintu akibikomeza cyane mwaba mutandukanye ukagaruka muri apartment yanjye akaba ari umaze iminsi. Anyway,
To us. reka tumwemo ku bwacu batangira amashoti kandi Axel nako Kane ararwaye batangira ubuyoga Axel aramubwiye cyangwa se Axel atuba biri bowadi wakora iki waza ukaba uri kuri apartment yanjye mu gihe uwo mukobwa atariyakira aramwandikira ati wibuke ko amubwiye iminota 10 ko bugarutse abandi batangiye kunywa batangiye gusinda ni Claire ndetse na Tess uyu mukobwa ntangagira ibintu by'agakungu umusanga kurana n'abandi bakobwa ngo bagiye mu bubari iyo avuye mu kazi ko kwitwarira ambulance abari hakuno nta kigara kunda ni Lena Phillips rangije aca mu bandi yiyizira hakuno areba hakuno mugenzi we Tesi yarayima aramurengera ko ashwanye na boyfriend we hano ayibona indi musore akirabona hakurya haruhari undi muri comptoir ni mutugane azamwa approachinga Self-service, is it? no yabaye self services I got tired of waiting. narambiye gutegereza nta muntu muri comptoir Can I get you something? nakubona ari cyo kunywa You know how to make a martini? manjaka martini cyangwa se martini I can. nayigukorera ari cocktail yayo Extra gin, extra. uronjamo extra gin extra olives 2 martinis. ubwo ni martins ebyiri turi bukoresha undi mugabo hakuno What? aha ni hatari Oh dear. ndimo ndabareba abandi hari hakurya Looks like they're having fun. n'abana basa n'abari kwishimisha Do it. reka bibere muri ubwo buzima Well, that's tomorrow's problem. ibindi nibasinduka ni ibibazo byinshi byose birabareba We should spend a bit more time thinking about tomorrow's problems. erega akenshi usanga tubaho dutekereza ibibazo by'ejo Oh, I've n'ibyo uyu munsi utarabikemura Sometimes not thinking's the point. I see. ariko akenshi urubyiruko rw'iyi minsi kudatekereza niyo ngingo ibihari See one of those guys. Live nawe se nakomeze nk'abo in basore the moment, trust in the universe. babaho ako ka mwanya ibindi bakavuza hagati ibizaba bizaba trust in the universe I bet you want a flip phone. waneza telefone yawe uyu mukobwa ashaka kukorera imbere amwaka telefone Actually, have you signed up for the app yet? ariko se application bayishyizemo cyangwa Yeah, I've been given strict orders. nabonye ifite amabwiriza n'amategeko nganshyiramo imboni y'ijisho arayanilokinga Here we go. nina Welcome to Forge Fit. urakazaza kuri Forge Fit What's your Forge Better You harya witwa nda witwa Dan Mo date of birth? tariki wavukiyeho March 1988. tariki 30 z'ukwa gatatu 98 I see that. ibyo nabibonye ibindi Right. babwiraga zodiac site indeshyo 11. hano iyi application igiye gukora imyitozo bavuga tayi yawe bamenye ibintu bazajya bagukoresha Build. wow ukora iki ndubaka Athletic. ndabona rwose ari umusiporutifu Thanks for noticing. urakoze kumenya ko ndi umusiporutifu Yeah. ngakira icyo kunywa nakutunganyiriza uyu mugabo akorera imbere afite na fiance barimo barapanga mariage telefone ndaza kuba nyigusubiza bararebana It's alright. oh wow You're a terrible liar. wa mukobwa wari umubeshyi mwiza I mean, it's fine. nta birenze ariko inzoga iraryoshye uburyo ukoze agacocktail ni sawa A proper martini needs proper liquor. ati martini nziza iyo urimo urayikora ubwo bwoko bw'iyo nzoga ukenera rikeri nzima Right. Yeah. cyane You know a place? I do know somewhere. atari ko za hantu twayibonera nziza twanywa Actually. But it's an 18-hour flight away. ariko byaba ari urugendo rw'amasaha 18 mu ndege niho hantu uzaba za maritini nziza And you'd need a coat. kandi abantu ni mu bukonje bakenera ikote What can we do for 18 hours? nihe ukuri isi umuntu yafata indege y'amasaha 18 I'm sure you could think of something. ndakeka hari ikintu utangiye gutekerezaho umuntu mukuru bashaka ko dusangira icupa tukaryoherwa neza twafata indege tukajya ahandi hantu hari abasore baba bari apudeti vuba bahita ukorera imbere nawe You know, it is tempting. abana gusa nkaho ushaka kuncumuzara But I actually forgot my passport. mu by'ukuri nta na pasiporo nagendanye Well, that's a pity. birababaje ariko nabwo da Bliss. wakujyana iwanjye se Coming through. ndabona aje The way of me and nziza na Claire it's Spanx. mana mureka mbashimire kuba mwaje Vouch for his mixing skills. uyu musore mwageze ku mixing inzoga Not surprised. He's ntabwo nunguwe good at everything. uyu mutope ubona hano yibogare zizi gutunganya buri kimwe Dan Lena. bora na Lina I've been staying in our nest share this week doing uyu mugabo asigaye aba muri netshare ni inzu yacu nyine umugabo wanjye some work for us. hari akazi arimo aradukorera sasa iyi kapo ya Axel nabo bafite inzu zitwa netshare nazo bakora iki bajya gukoreramo ibikorwa byabo mu gihe bavuye mu rugo Heineken. by'abakuru nyine murabyumva
Yeah, I'm fine. ariko iyo nzu twarayimutije ni amaze iminsi abamo kuko hari akazi arimo aradukorera. I'm not paying them so I can fetch my... Abandi rwose bashaka ko dukomeza gusinda muzo dushindire hakurya. Sasa Sudani ni umukozi wa Claire na Axel bari kwamutije inzu yabo. Elena. N'iby'agaciro gura nawe Lina. Mana kibone umutipe usa nkaho kuza ari kutuje. You too, Dan. Nta byiza gura nawe Dan. Dan mo. Man. Should mingle. Man, ndakeka twahuza. Uyu mukobwa akorera imbere. I think we should mingle. Cyane se cyane. Bwatinze. Wait, what the fuck? Hari watangiye kuvuga nabi. Sasa hakuno uyu yazanye na fiance we Kaini. Kaini ahita asindira mu birori by'abandi. Nawe ndebere. Axel yamuvanye. Axel niwe nyiri birori na Claire. Cyangwa se Axo. Baraje baterura maniga yasinze Kaini. Nimba ari ikintu cyabaza umukobwa mwasohokanye ahantu. Nukujya mu bantu b'abasirimu akabona boyfriend we yasinze yaborewe. Ngani hangane niko bimera. Hano gere ijoro ryiza. Karababaye. You know he's on the meds again. He shouldn't even be drinking. Ati areka tsere umukozi amafite wakabaye ubizi ko inshuti yawe iri ku miti ntabwo akabaye mu inzoga. Yandabizi. Okay. Ntugi nani ugakomeza ubuzima na mucyure se shiri wawe se. Karababaye. Na wa mpagaso wa Axel. Are you sure this is fine? Urashekana ntacyo ntabwo bikubangamiye. You can Uber. Turaza gushaka imodoka iducura. Oya ntacyo. Come on. Ngahinjira ndakakingurira. Bona aba gentleman. Akingurira Lina ni Dan. Nawe ndebere. Ukobwa yagiye ababaye ayagiye afite isoni n'ikimwaro n'igisebo. Hey, how's he looking back there? Yewe urabona agaragara ate mu maso nabona umutwe inyuma yanjye. Hindukira umurebe ukuntu yaba ameze. Nagararuka. Umukobwa ne bimusebya. Kiniga cyaje kiraborerwa. Really drink this much? Nagajya mu inzoga nyinshi tangira kumuvuganira. Okay. Umukobwa yaje ababaye. Yaje afite agahinda. Maniga n'abagenda atera hijisho. Hari kuraga kanzu ubona kazamutse. Umukobwa abonye Maniga arimo aramwitegereza. Hari abakobwa bazi guteka kanyobwa. Ubundi iki gisore cy'igisizi tuba twazanye nabatangira kwisexifyinga mu modoka. Urebe? Komana. Tangira kurerembura. Komana. Nderega n'umuntu urumva iyi midomo. Yambaye impeta mu ijosi. Gashanete. Umukobwa twaherutse sheri we ari barabwira Axel ati umukobwa mu rugo mu bw'ibintu by'ubukwe mama nasa nk'ubikwepa. Hari abakobwa bagishaka kuryoshya Kigali. Tangira kuzamura agakwanzu ndatwaye. Maniga kwatera hijisho. Nabwenda kuzambaguza ubwonko bwanyu kure y'inshuro. Tayari. Wako ntacyo wumvamo. Maniga ararangaye. Habura gato y'umukobwa akanambara umukandara shwida. Kabwa na yare maratega kanyobwa. Bwatinze. Ndebere filime sasa. Umukobwa yazanye imboregwa yiwe mugani w'umurundi. Sheri, uri urukundo ni igitangaza. Arangije. Maniga ntakora. Maniga yirirwa mu rugo kuri bya video game. Maniga nangaraho nawe. Ngo bwaraje abanza ashyira icyo kurya muri microwave microonde. Ashyushyano bwa pizza man. Uyu mugabo tuzabana usinda gutya. Arimo aramporopoza. Muri abakobwa kugira ngo uciko nta buri mpamvu. Yagiye kubarisha imitungo ya sogokuru wanjye ntaramuhaye uburenganzira. Ateri ya mbere. Akira ibitekerezo bikure. Ibyo yashyushyaga birashya. Sasa ni bwatinze. Umukobwa yasize boyfriend we mu nzu arasohoka. Arangije aza hakuno. Memunwe araho yaje arakomanga. Dani arakingura. Yahise yigarura kwa Dani. Wibuka Claire yamubwiye ngo dufite inzu njye n'umugabo wanjye twakodeje tujya kubonaniramo mu gihe adashaka kwiteza mu rugo. Iyo nzu twayitije Dani ngo abayibamo mu gihe ari baradukorera akazi. Umukobwa yahise yigema. Aya urumva uriya muntu wasize kuriya nta kintu ijoro yamarira kandi ngewe ndi kumva urumva
ibintu byo gukupa amazi n'umuriro neda mashaka atambuka amazi n'umuriro ukora rero hari igihe usanga umuriro uri murakora nkeneye kwiki na wasake imfungurira arumva tayari yatangiye kwisexifyinga bakiri mu modoka asa nk'useduza uyu mugabo uyu mugabo ni umwubatsi namwe muzi abantu baba babubatsi nyine nta mufundi ujya uheza ubundi iyo umufundi urumva umukobwa arongera acaho hasi ntahe cyangwa iki kintu ni cya Sematama cyangwa hagarutse ku muryango bimwanga mu nda warumara we kumeze nka DJ Bullet uri Sematama ntacyo wumvamo arongera arakata umukobwa arangije abonye urugoryi nabwo rugoswe nubyo kwifata nka faripi udatekereza udakorera imbere kanzanye mwikuremo imyenda byose muzajya mutegereza ko bababwiriza kajya mwagonzwe n'inama yahaze kanyanga tayari fungura umukandara vuba vuba boyfriend wanjye nimbwa y'umusinzi nta kintu yakwibwiriza abazi yuko nge navuye iwacu nje kugira ngo tunywe kanyanga iki yongera bakabuleti kirashukura amagambo nacyo ni make hano hari ibintu utakongera kujya kubwiriza umugabo icyo ki urumva yihutisha se erega amabiza aho mushaka amazi rangije nakubwiye na episode ya mbere afite urugabo ni rwa Sematama urugabo rwikundira icupa iyo uhuriye na Dani w'umufundi kandi naburiye abayede umva atereramo Kigali cyakurenga muramenye kwikorera amatafari man abayede rero sinzi aho mutaniya n'abakanisha kumbe urumva baby umukobwa yaje n'akantu k'indani yambaye hari abana babazi ikintu bashaka muri iyi viziyo urumva umva tayari maniga ariko ntabwo umwana uri munsi y'imyaka 18 nababwiye umbere bwatinze umukobwa mu gitondo cya kare yatashye nta n'inkweto yambaye boyfriend watarabyuka kumbuka ataha harimo ari byabaye ijoro ryashize urumva nakubwiye umwana munsi y'imyaka 18 iyi filime tayari umukobwa yazindutse ataha boyfriend we basigaye babana ataza kubyuka gasanga kugera hano harimo aribuka ibyabaye ijoro ryashize aka filime nkatuye Hasani makanika Mawaya urumva Hasani Mawaya tayari ubu ndabizi Hasani ahari nawe arenda kwirukanga nikara umukobwa ageze aha yumva ari muri flashing aravuga tuko biri kose boyfriend wanyasanga ari muri dushe aribwo akibyuka Lina Kayini yatangiye guhamagara umukobwa vanamo imyenda niyo yari yambaye ejo bajya mu birori vuba vuba acunguza uburyo umwete uko Kayini arimo aramanuka umukobwa afata agapira ndaza kumubeshya ko arafite ibihangova tayare ari munyamunya manega kugera hano yewe ntagaze umukobwa ataharaye sheri nibiki I woke up, I didn't see you there. sheri nakangutse nanaryamye mu ntebe sinakubona What's going on? I just had to take the bins out. yewe nayo imaze kujyana ibishingwe hanze Oh, shit. mwanda bandi Sorry, I meant to when I got home. yewe mbabarire rwose sinzi ukuntu natashye It's okay. ntacyo sheri Hey, come here. ngangu nano sheri arangije ahobera maniga Good morning. mana nkunda uburyo buri guhumura mu gitondo ko umukobwa arimo aribuka Gross. oya sheri I stink. ndimo ndanuka kamaze njye gukaraba Listen, aze kuri muramu mbabarire kubwo ibyabaye ijoro ryashize nasinze nguteza abantu 1 minute I'm fine, and then the next, nari meze neza umunota umwe react. undi mwanya rwose nakoze ibintu bitari byiza When you react. nanjye ntabwo mbikunda iyo usinze Yeah, I remember. ndabyibuka ntabwo bikwiye It's okay. mbabarire ntacyo bitwaye sheri umukobwa nawe azahavuye avuye kwikemurira akabazo Can I grab the ring? ariko mbere yuko nibagirwa impeta yawe iriye kumbe umukobwa yari yambaye impeta ye nk'ijosi What? Janete nibayitaye urashaka ikirikiza
Claire's gonna hook me up with a mate of hers. urabona iyo meta nari nakubwiye ngo wambare mu ijosi yari ya nyogokuru wanjye niyo nshaka ko nzagupropose ariko ndashaka ngenda bayihanagure bayipolishing cyangwa se bayikeshe muri bijuteri. I think I left it in my locker. Ndakeka nayisize kuri locker yo ku kazi kumbe yarayambaye cyagiye ajya gura na Dani. Oya utabwira mama wanjye ko ariko wayibuze sibyo nta kibazo. Buriya abazungu bafite umuco wo kuntu umusore usanga nyirakuru yaramuhaye mete ati niyo soko kurwa yampropose nawe ariyo uzakoresha uproposa nawe akazayiha umwana we gutyo bari mete ariko za original usanga ari diyama cyangwa zahabu. Place, I'll drop it off after. Umva ninjya ku kazi naza kwitora muri locker yanjye aho mbika ibikoresho byanjye byo ku kazi nongera inyambare. Nebwatinze umukobwa mbere yo kaca ku kazi yasubiye hehe yagiye kwa Dani aza hakuno arebe ko yakura impeta sasa reka impeta zibinduka impeta birime yagiye yatangira impeta aziko yaje kwa Dani ayambaye mu ijosi ariko ntazi ngo impeta imeyenda wapi kumba hano harimo agafunguzo nizanzu zitwa Nest Share za hakuno command banza zamuka hejuru ahantu hose kakubitiwe urumva twa hano no twahereye urumva tuzamuka mu cyumba hano amashoka ni banayahinduye Dani nawe yagiye mu kazi ke umukobwa za hakuno banama kuvurori impeta reka izinduka impeta sasi reka impeta iziri korozi aya anda iyi meta iza wapi iyi meta iri ko wapi iyi meta ihindutse impeta uga kwireba ureba ukuntu ukora akantu k'ijoro rimwe ugatangira gusemeka guhumeka amasigamana ngo biryoha biryanaza munsi y'igitanda. Nababwiye ngo ngiye kuzambaguza ubwonko bwanyu. Umukobwa aca akazi inzu yose amenani itara. Umukobwa mwanda mena itara ry'abandi. Iyi nzu ni ya Dani ni ya Claire n'umugabo we Axel ariko bayitije Dani nk'umukozi wabo aba yirimo mu gihe arimo arabubakira. Umukobwa araha itara rimenetse itara ry'abandi mennye. Umukobwa kureba neza mu itara arebye neza areba ku itara ryari mu cyumba ahantu baraye hano ku itara hari hariho agakamera urebe filime sasa kumbe icyumba baraye bicundeberamo imanda ku itara hari hariho kamera. Umukobwa ibyo bakoze byose ijoro ryashize hari uwabikameraga. Nakubwiye filime yanjye yatangiye nebwatinze hamagaye Dani aza kubimwereka. Mana nyagasani dore bose ngo barumirwa. I know what you must be thinking. Ndabizi dushaka kubona uratekereza. I promise you, I had no idea. Ndagusezeranya ntago nagutega kamera nayo sinazi ko harimo kamera. I'm just supposed to believe that. No kuvuga ibyo uri muri amwe nabyizera zagatore wayinteze. I don't even know you. Bamugabo yeriganya ntago nkuzi. I don't know you either. Nanjye ntago nkuzi iyo twahuye by'ijoro rimwe karakubitwa ntabirenze. Hanyuma sasa uyu mukobwa yarafite na mariage arimo arategura na boyfriend. Did you look for more? Harandi waba wasatse se? Well, I mean, no, Oya na handi anashatse. Batureba ubwo ko na handi hano hari kamera. Buri hari ama-application usanga amafone y'abantu agenda akatunga ahantu. Reflections. Hano si ubona akantu k'aka reflection kagarura umuntu araga kamera. Turebe inzu yose ko na handi hano yesitaye amakamera. Barangije hano kuri vandarateri barebe ko na handi hano haba hari kamera. Barabwa buntu bwanuza bwa smoke detector. Hari utuntu bashyira mu mazu haza nk'umwotsi cyangwa se inzu yabiye kagahita kavuza za alarm. Katurebe kuri smoke detector ndabona akantu k'umukara. Iyi nzu ni Axel na Claire bavanayo ka smoke detector. Urebe Dani agacomoramo kureba indani. Kumbe ni ndani muri smoke detector harimo akajyana amajwi n'amashusho, harimo kamera n'ubutransmitter bw'amajwi. Ndapfuye. Iyi nzu yuzuye imbwa ya kamera. Where are you going? Yeah, uri murajya. In class. Yeah, kureba Axel na Claire. Fucking answers. Mama ibisubizo. No, that it's them. Well, this is. Na ubizi karibu. Hano hanu na habi inzu ni yabo. Plus explanation is. Nyene ko bama ubusobanuro runaka. Right. Bagira icyo bambwira. Plenty of Bari abantu n'abantu beza. people do messed up things. Abo vuga ngo n'abantu beza usanga ari bakunda ibintu by'amafuti nk'ibi rero. Please. Hey. Mvadani. They're my Mvadani. I'm begging you. Ndakwinjiza bari abantu inshuti zanjye kandi inshuti z'umugabo wanjye. Aren't you furious? Ase nta nubwo ufite amatsiko.
Who knows what they've seen, what they've bashobora kuba banatubonye bafite n'amafuta yandi banayabitse done with the footage? You make uribaza bazakoresha ariya mashusho making a lot of assumptions. reka urimo uravuga ibyo ngibyo ntabwo uzwi nyabwo atangiye kuyaga ndimo ndimajina ni nk'ijana This will blow up my life. ibi bintu biraza kunyangiriza ubuzima undebere ukora umuntu arya agatunda kakazamuhindura ikirigi ibuye Just give yari agatunda none agatunda gahindutse iki intosho me time to think. umva mu mwanya wo gutekereza wihubu kujya kubwira Axel n'umugore we Claire bubiretse ntibwatinze umukobwa aza hakuno sasa dore umuntu arayaga mu bwonko urebe ukuntu umuntu ayaga Dani aramubwira ati kajya koza Claire na Axel ese izi kamera bazitegeyemo iki ese hari ibisubizo bampa uyu ngo aracyuha umutwe n'ubundi abo bantu ni inshuti z'umugabo yahabuze gato bari banamugonze arabizi Axel abonye ayo mashusho yahita yahereza nde Kane bwatinze umukobwa dore ngo arataha niyigeze ajya no mu kazi yirirwanye nande na Dani aya sawa sawa yatashye afite urwikekwe reba icyo bita inzikekwe Okay. ndabona atashye ndamubaza ataha umugabo avugana n'umuntu avuga ati ndazi mubazi Who's that? sheri uwo yarindi reba urwikekwe mu maso y'umukobwa Axe. ni Axel ubwoba maniga Come here. sheri ngwino hano umukobwa afite urwikekwe You look exhausted. hasi ko umuntu unaniwe Long day. sheri wari umunsi muremure ariko aravuga atavuga What did Axe want? Axel se ubundi yashakaga iki We're gonna go up to Paws tomorrow. ejo tuzajya kwa sogokuru wawe Get ready for fire season. Just kugira ngo tujye mu cyitwa fire season tugende tumare iminsi mike It's his idea. yenda cyari igitekerezo cya Axel n'umugore we nabo barashaka ko tujyana Maybe get a pub feed. Make a day of it. dupakira ibyo kurya twitunganye imyenda No good? tugiyeyo kwa bari season yitwa fire season muri ikora nyine muri nka couple ebyiri mukajya ahantu bakajya kuruhukira ahantu kure y'umujyi no, it's just I ntabwo bikishimiye se oya just thought maybe we could chill. none se sheri wahareze tukigumira hano mu rugo Axel kujya ujyana na couple Hey, why don't we all go? oya sheri oya tugomba kugenda Me, Axe, Claire. ni njyewe nawe na Axel n'umugore we Claire umudamu afite urwikekwe But they have Zara this weekend. They could none se umwana wabo Zara arabariye muri iyi weekend swap with her dad. aho urumva arajya kwa sekuru It'll be great. biraza kuba ari byiza tureka tujyeyo Yeah, I just urumva njyewe feel like the place is such a mess. hano hantu haraho harasa nabi no kwa sogokuru wanjye ntabwo hatunganyije So yeah. yarega nibyo dushaka no kujya ahantu hajagaraye ntabwo turashaka tuve muri buno buzima tubamo bwa buri munsi bw'ahantu hasa neza twigiriye iyo mu cyaro aho sogokuru wawe yabaga bariho tujya kuruhukira kanongere muhamagare mu bwa dukonfirime bwatinze ndebere bwatinze arabafashe imodoka berekeza he Nyungwe hirya iyo nk'uko umuntu yava Kigali akajya iyo za Gihara Gihara naho ni hafi y'umujyi ariko n'Abishenyi ni hafi y'umujyi akajya mbari bafashe n'imodoka ya kampani ya Forge Fit Forge Better You bazana ni kapo ebyiri ni Claire na Axel ndetse nande na Kane na Lina baza usekuru umukobwa yarari hamwe nuza yabarishaga agaciro kaho Kane niho ngo baje gukora iki gukampinga iminsi mikeya Alright, welcome guys. Sorry, it's a little bit dusty. harajagaraye nta masuku aherutse kuhakorerwa Give us a hand, Axe. Axe ngwino mubufasha urebe filime sasa uyobora umugabo ajyanye na Axel agiramo akicekwe inzu bafatiyemo akavideo ni yaba ngaba mana mbega ahantu hanyu ukuntu hari heza Wow. arimo arasekwe uyu ni mama wawe Yeah. yega That's first day of school with aho ngaho wari umunsi wa mbere ngiye ku ishuri good days. mwayo harimo iyo minsi myiza yanejeje mama She's beautiful. mama ni myiza araseka ndaseka ziko babonye video yiwe ntazi niba abana nayibonye ntazi niba wateze kamera ariko urwikekwe n'urujya ruburi yoko bafite ikintu wakoze itunda ryabaye ibuye bari agatunda kumbe dore zindi kapoko zishimye Axel na Claire yaho ko basomana uyu muti kuramurya Hey, you okay? sheri umeze neza cyane sheri Easy. akira ujyane ibirahure ndaje dukora iki Heard you dusuke died. hada ko mana mwese musanga ibitekerezo biri kure yewe ntago nafite kugurisha hano hantu ni kapo Or use it as equity like we did with our nest share apartment. ariko hano hantu rwose ushatse wahagira nk'iriya nyubako ya nest share mukajya muhaza n'umugabo wawe Okay? yewe ibintu byo kugurisha ni risk ndende All I'm saying is it's a liability to keep it empty. ariko ntacyo biba bimaze gufata ahantu nk'aha hatatuwe n'umuntu ukahagumisha aho ngaho Then and wahagurisha cyangwa se
Or a Frogger. mukajya mubona akodesha A what? ngo But on TikTok, ntabwo ujya ubona bitwa abafloga kuri TikTok guy in her ceiling. hari abantu usanga rwose afite nk'inzu akayikodesha abantu And everything baraganiramo kirakira hakuno to watch. ata twebwe akenshi hari ibintu dukora ariko akenshi dukunda kureba bavuze ijambo dukunda kureba uyu mukobwa yikangamo Gross. No. yaba ari byiza ariko Things nowadays. Yeah. ati ariko muri iyi minsi abantu baryoherwa n'amashusho babona kenshi Don't yuck someone's yum. kera rata sibyo rata cyane barisoma niko basomana arakana nazima twe dukunda kureba ibikorwa runaka mana shenure igitangaza Speaking of young- mu gihe tukirimo turavuga ibyo nari mfite agatekerezo hano hari uwagendanye urumogi rwe AKA the good stuff. ati bayita good stuff Herbal supplements. bakoramo imiti Brats, I've learnt my lesson. niba ndi bukoreshe nk'abo mpimira umuti wanjye take care of you. bakiri aho Won't we, Lena? dore dani ngo arandikira Lina ati hari amakuru waba ufite ku bintu byabaye Yeah. ya Lina nindi ntacyo Unplugging. Let's just check. yewe ubika telefoni bana oya ni ku kazi baba mu notification Up outside, okay? turacomera hanze turacomera he Lina naratitaye ibintu byo gucoma bari kuvuga wafite urwikekwe hari abaje hano gutora inkwi n'ubundi ni fire season Lina ntabwo umutima uri hamwe inzu bagiye agiye kugakubitiramo ni Yaxel na Claire batije umukozi wabo Dani ububaki akiri aha Dani ati wareka tukavugana akantu witoko Listen, sorry. akiri aho Couldn't help myself. ntabwo nari bwifashe ariko ntacyo Go to the valley. nari ndimo nafotora igishanga That view. hano hari view nziza yewe mwaramwe muze mudufasha gutora inkwi Let's get this party started. reka tujye gutangira ikirori byiza cyane mfite urwikekwe amasaha yo gucoma ageze ku mugoroba All new range. iyi niyo range kabisa umuntu akeneye Care. urabona urumogi barukoramo ibinini skin care ama bleaches God. Lena, brainwave. urumva ikora nka brain wave Here. You reckon? aha mwazakorera hano mariage Love here. You just need to spruce hano up hantu njye nahishimiye rwose mwanahakorera hano umuntu yanyu nyuma y'ubukwe fairy lights. bababwira ubukwe nawe afite urwikekwe azi ko babonye akavidewo ke Obviously, but yeah. mukibera hano hafi n'igishanga hano hantu ni sawa Mum was dead set on a proper venue, but mama arimo aramubwira ngo twajya ahandi hantu hari heza hatari ahantu umusaza yapfiriye be pretty intimate. urumva atari byo sheri I was 300 cousins. mama wese uramubwira ngo ufite abakazini bawe 300 All right, cheaper. okay sawa And then when you do that, you could put it on Nest Share. none se basi niba hano hantu mutahatura mwaza gukodesha zanzuka nest share mukayishyura hani muntu yanyu Put a rustic maze ghetto. kuki mwazakodesha That shit up. urumva ziriya nzu za nest share ni inzu iyo mufite kapo nk'iyo mufite abantu bamaze gukura mudashaka gukora ibyo mukorera mu rugo muzayikodesha mukajya muyijyamo Claire's right though. urumva bari sawa cyane Put it up a bit. urumva Claire sinzi uko mwe mubyumva namwe Idea. cyane igitekerezo kibira Gonna do all that with your wrist, are you? ati rwose ibyo ntabwo twabitekerezo utarakira ukuboko kwawe kurakurya Maybe find a local. wenda barashaka n'ibindi ahandi hasanzwe Dan, he's the best. ariko mwabwira Dani hano hantu yaza akaba avugururira ni umwe mu bantu bakora ku majansiye barenze He's fine. bavuze Dani yikangamo Should I know who aza avugurura hano mu cyaro namara kuhavugurura bazaza bakoreye hani muntu yabo that is? Yeah. yaba ari sawa se cyane From the party. bavuze Dani kiriya yikangamo Mate, I don't remember a damn. Dani njye ntabwo mwibukane ngo ni wantwaye imuhira Leaving town? ye numvishe ko ashobora kuba agiye kuva mu mujyi Give him a reason to stay. erega Dani niba agiye no kuva mu mujyi wamuha impamvu ituma aguma mu mujyi si akazi mwamuha se Let him crash here. mumuha amafaranga kandi azabaca make ni umukozi wacu Dina ntabwo abyumva One. manimero z'uwo Dani manimero ze No, I'll get it. ntacyo kangende zivane muri fone y'uyu mugore You sure? kangende What's your pin? harya pini yawe ni iyihe 1408. 1408 ahita profitiraho arebe muri telefoni yande ya Claire arebe ko nta mashusho yaba arimo urebe filime aza hakuno n'ubundi inzu baryamaniyemo na Dani y'uyu mudamu n'umugabo we aza muri telefoni ya Claire amubwiye pini kugira ngo avanemo nimero za Dani kandi koko uyu mukobwa arazifite ariko yanze kubivuga aravuga ngo aza arebe nimero abanza kuza hano mu mavideo arascrollinga yinjira mu mavideo agenda amanuka arebe ko ari video ye yaba irimo video ye gakubitwa nande na Dani Moa sasa izo telefoni za iPhone hari zifitemo uburyo uhisha amafoto ndetse n'ayo umaze gusiba ahantu ajya muri hidden view album password bayimubwiye
1408 agize gutyara amavideo yaguyeho urebe muri telefoni y'umugore kumbe muri telefoni y'umugore harimo andi mashusho yicundeba n'umugabo we Axel uyu mudamu nawe asa nkaho ari amashusho ari muri telefone ye aryamana n'umugabo we akora sex n'umugabo we abonye umudamu aje yewe nebe kibijya mbere nari nyene akaru rouge bezo ajyanye rouge bezo libam rabero rabero. I'm so glad we're finally doing this. Mana biraneje ko nyuma na nyuma turimo turabikora. Gives us a chance to get to know each other a little better. Ubebe bayigize amahirwe nyina yo tukamenyana bigiye kure. Uyu mudamu naye afite amashusho yafashe umugabo w'umugabo niba yazi simbizi ariko ayo mashusho ari muri telefone y'umudamu. Ariko mu video ahishwe nta video ye abonyemo. Aren't you beautiful? Mana uri umukobwa mwiza. Ngaho kanyane telefone yanjye. Yaraje kuramo nimero za Dani. We ahita yirebera ibindi. Bwatinze. Amasaha zirisunika. Bwaragiye buracu umukobwa nigeza aryama ijoro ryose. Yari yakanuye nk'igihore. Ntabyo gusinzira akanuye ngupyisi. Muri impyisi ntabwo igihumbye. Niyo yabiryamye. Impyisi ihumbye rimwe mu mezi 6 ariko ihumbije wajya nizazo jya kumva ngo pa. Ubwo ihumbije rimwe. Umukobwa yarabyutse ajya mu gasiporo. Arebe ko yakwimara stress ariko ko yirukanka cyane. Ibitekerezo biri ahandi. Ya mu gasiporo k'igitondo siporo arayikora n'imijinya siporo arayikora n'ugundi ariko siporo hari ukuntu ukora siporo nawe udatuje muri wowe ntabwo siporo ikagukora. Hey aya dore cyo biturwikiye kwe yaryamanye n'umukozi w'abandi aryamana n'umukozi w'inshuti ze n'umugabo we none afite urwikiye ko bashaka ko video barayibonye komana aga gatunda nariye umara kagiye guhinduka inosho komana. Hey narabiye ngo sakara zajya ninda ariko zajya bataba tuntu tw'ubwenge araho yahamagaye. Hey Tess, leave a message. Beta Tess sigu ubutumwa kumbe yahamagaye muri Tess. Yewe ni jewe. I think I really fucked up. Mwana Tess naraburije yahamagaye mu besto ni bibi cyane it's bad. Yeah, I don't know, can you just call me back? Ba sinzi cyo nakora nibi nubona umwanya umamagare tuvugane. Uriya muri Yesu uzatunga inshuti magara uzatunge besto ya nshuti igura imodoka ukumva ko iyo modoka ari yawe yagura umwenda ukumva ko ari uwawe wagira ikibazo akumva ko ikibazo ari icyawe nakarike. Izo nshuti zo dukenera muri Yesu nuko tuzibura. Yamagaye Tess ati mwana naraburije Tess. Don't keep on this in there. Binebekira uko yakavuye mu kitozo. Hey. Yewe How was your run? I was wondering where you got to. ku sport zazimeze kumbe Dani umugabo yamwamagaye yatangiye gukora amasuku. So you urakora cyane. remember what we decided? Seri nagwe buka ibintu twafashe umwanzuro se. Yeah? Nago byibuka. We don't know when we're going to be back up again. I thought maybe Nago tuzi ngo tuzagaruka none ryari. get Dan to come and have a look at things. Niyo mpamvu nahamagaye uyu mukozi wo kwishansiye Dani azatunganya inyubako yasoko kuwawe. If it was up to me, I really wouldn't do too much. Just Rwose byose biri mu nshingano zanjye nahamagaye na bakleya ntabwo ni bukore byinshi cyane. this is beautiful. Ariko hano hanyu ni heza. Sasa baraziranye ariko yigize ngaho bataziranye. You're talking yourself out of a job, mate. Mwana muravuga ngo umuntu uri mu kazi. Look what we found. Reba ibintu twabonye. Yeah, this is really not Ibintu ntabwo ari byiza inzu yari yatangiye gutora uruhumbu izi mbaho zaramunzwe. sure. Where's Axe and Claire? None se Axel na Claire bari. They went out for coffee. I'm just going to go. Barimo baratunganya kofi hakurya. Mind your step. Hari utunangiye gutora mu cyumba. Nah, it's fine. Thank you. Reka ndaje kangaruke mu kanya. Asiga Dani na Lina hakurya. Wagisenze urakora icyano. Sorry, I assume Babari. this was your idea. Uyu mugabo yamamagaye cyane igitekerezo cyawe. I texted you back if it was. Nakabaye nakwandikiye warusenzi. You can't just rock up. Ntabwo wakabaye uza hano warunguru. I know. Ndabizi. With you. Hafi ikibazo umutwe wa mugabo. You're right. Ibyo vuga nukuri. I'm sorry. Kandi mbabarire. Leave. Vana ugenda. No, I mean, you should go. Ndavuze ngo ugenda ugutagaruka singushaka. Just move on and forget this happened. Kandi wibagirwe ibintu byabaye hagati yanjye nawe. I'm not going anywhere until I find out who did this to us. Ntabwo erega nanjye nagenda naramenya ngo niba dufashe video. Urumva njye napfa kugenda gutyo gusa nzi ko hari umuntu wadufashe video.
ngo baba dufashe video. Dad, there is no us. Nje nawe ntabwo twigeze tunabaho, there is no us. Nje nta nubwo rigeze menyana nawe. Akira hakuno. Mbere ko nibagirwa impeta yawe wayitaye mu rugo. Mana shimi, Imana himbazwe. Yarabeshye umugabo we yibitse yasize ku kazi. Where was it? Wari iri hehesi, yari impande y'igitanda ahita atsimba muri kora. What do we reckon? Aha gahunda yikurikiraniye rero. Yeah. Ya mukomeze mwatunganye. You can start tomorrow. Yareka tuzatangiye rwose gukora akazi neza ahantu hatunganye. Breve filime saza. Areka afite urwikekwe. Yewe mu musada. Bwatinze amasaha 10. Sasa ni bwatinze abagiye mu cyaro byabaye ngombwa ko bakora iki? Bagaruka kejeri. Bagaruka town. Bari barajyanye muno bufurigo butoya akaba karimo umugeri iki niki. Kugere muhira. I really love you, you know that? Isheri ndagukunda cyane urabizi. Nawe ndagukunda. Bogare nangaza umukobwa akora iki? Ibya kumugoroba ndabitunganya ndetse nta kibazo. Kobwa araha. Telefone irasona. Kumba telefone yanditswe na message na nimero atazi ngo ndimo ndakureba, I'm watching you. Filime yiswe watching you, ndimo ndakureba. Ninde unyandikiye message nimero nayo mfitemo. Urebe arongera arandika. Amwohereza agace ka video yari ryajoro ari kumwe nande na wa mupagasi Dani. Uyu mukobwa afite ubukwe mu minsi mike. Amuha video ahagararanye nande na fiancé we. Abitsimba telefone ndapfuye ahawe video na nimero atazi. Umeze neza sheri. Meze neza ariko si meze neza kuko iyi video mbonye bamuhaye agace ka video.